mana we buse nindi umamagaye koko wasanga ari nkoto wirwa unzengereza uriya mugabo nawe Yesu we Abuba sheri umeze ute mana we umva nari nkukumbe uzibazo nari mfite uzi ukuntu nkoto yanzengereje ntabashe no kungura smartphone ni gatushirirwa idunda dunda mana we nguraje dusohoke gusurangurira iki nkoto rwose ntagamagije nta nubwo mukeneye mu buzima bwanjye abuni werega nsigaye nikundira ayo makuru sura yafite naribi ngwino tugende pe sha ndarya inkoko pe igo n'akamusteri wenda nta kibazo bitwaye umva we banguka ndabizi neza ibibazo mfite ugomba kubinyemurira kuko nkoto ngiye kumujugunya nimba ari mu rwobo nimba ari muri puberi sumbaze oya ngomba kurusenyere gura nta mugabo urimo ntacyo amaze nukumubona agenda mani yabubuze ukuntu wemera ariko nuko utabizoye gusa mani rega nkoto umva nagasaza ntacyo ashoboye pe sha abu uzi se we ntari bigusuze kuza gusubira n'inzu ahantu heza twahurira we gusa we ntaho uzi koko ntari biturahurira kwa Kiruhura sha umva maze naraye nkurose uzi iyo ndyamanye na cyankoto cyanjye umva sinzira ndarana umunabi man umva nibazo gusa ingo ziragwira zo muri no minsi umugabo nahuye nawe umva rutwe n'abandi bose okay sana ari rero ndagukunda kandi ndagukumbuze duhure Mana nyagasani nayo byaragoranye ibintu byarahenze nta mafaranga kugera mu gikintu cyura Mana yanje we byaragoranye papa yive ko yicaye hano se komeze meze neza nazibutse ngenda taravuka wari wagiye ku isoko se buri mvuye ku isoko ariko utambwiye byaragoranye yewe nanjye nari ndangaha nsoma agatabo sawa iki gitabo ni ukuri gihuje n'imibereho y'iki gihe irimo mukuri birahuje cyane rwose sindeba impamvu ituma muri iki gihe ibintu byaratugoye kandi amabwiriza y'ubu buzima mu ijambo ry'Imana barimo igitabo rwose ni cyiza cyane twaba tukiganiraho n'uwiwanjye mada yewe arigeze aramugikaritsa ngarutukana neza ndaza kudutunganya abana bangije cyahana byo babijagaraye nta cyacu kiba ku murongo rwose ugamije ubwo se aho ngaho inyegera ariko kukibutera intebe uruhare ngo bimeze bite se biri kugenda biragenda none se ku isoko nanjye usanga nsoma aka gatabo karimo amabwiriza meza biragaragara ko rwose abayehova batwitayeho bari kwandika ibitabo bifitemo amajambo ameze neza ahera ko nawe batagiye kukwegukana oya barakwegukana bafite ibitabo bifite amagambo meza nuko wenda bishoboka ko babivuga ariko wenda ntibabikora ariko ni byiza cyane rwose usomye nk'aha nyine urabona aya magambo ni meza rwose
mbwira bigenze bite se ku isoko aho wazindukiye? ese ko nazindutse ngiye guhaha ariko ibintu byarahenze witwaza amafaranga ukabura ikintu uzana guhaha by'iyi minsi rwose nabyo biragoranye. Sesheri uzi ibintu numvise ku muhanda? Ni ibiki se bimeze bite kandi? Cyakora abagabo bagira inkuru. Abagabo se kandi noneho nibo bagira inkuru, tumenyereye yuko amagambo agirwa n'abagore, noneho nibo basimbuye. Ciye ku bagabo hari hirya ko ndava ku isoko bari bafite inkuru ndabumvira ariko uramukobwa ariko uriya mugore wa mwarimu rwose nawe amaze kunanirana. Kayitesi harimo Kayitesi. Kayitesi se ni wa mugore wa Nkota se? Mwarimu Nkota? Yego ngubu nibo bari barimo baravuga abo bagabo ngo yarananiranye nta kirara mu rugo iwe ngo asigaye arara mu bandi bagabo. Abagabo mbese baramuhengamiye mwarimu rwose ndamusabiye. None se kandi ibyo ni ibiki? Buriya rega uriya muryango buriya tuwufata nk'inuza nk'icyitegererezo muri uyu mudugudu. Bishoboka gute se ko uwo mugore yaba yihaye urwame? Reka abagabo batajya bagira isebanya baba bari kumusebyara. Oya n'abagabo ndeka n'abagabo b'iki gihe nabo babaye nk'abagore. Babaye nk'abagore buriya njyewe ibintu ntabwo napfa kubyizera rwose. Kuko njye nkurikije muri iyi minsi nta mugabo nta mugore bose babaye kimwe. Kuko hari umugabo ari kujya abwira abagabo bagenzi be ati ngiye naramuraranye muri akari akagabo se shaka gahugira mu kujya kwirwa kagenda kazi no kwita kuri uriya mugore. Ati uriya mugore ahubwo ndaje nzanamo umwaka ari aho ngaho akanuye. Ariko se uwo mugabo nawe uwo mugabo wavugaga ko ashaka kuzamutsindira uwo mugabo we byibuza ni igiki yamukorera gisumba icyo mwarimu Nkota amukorera? Nese kugira agapfuye kubivuga gusa nta cyabaye. Gusa birashoboka. Icyatumye hagira ikiba nacyo kizatuma mutsindira. Gusa ariko wenda nyine bishobora guterwa n'indashima, ariko ubwo mugore yaba ari indashima kuko njye uriya mugabo ni inshuti yanjye. Tumaranye igihe kinini, ni inshuti yanjye cyane rwose. Urukumva uriya mugabo ni inshuti yanjye cyane, turaziranye n'umwarimu ntako atagira. Ubona ko n'inkweto yamuhengamiye. None se ni gute wambwira yuko umuntu inkweto yarinze ihengamiraho ku buryo ageze ku rugero rwo kutabasha no kwigurira inkweto? Ukambwira yuko wenda nawe wasanga afite izindi nshingano ku ruhande bagiye kwita hariyo mpamvu n'umugore bamutsindira. Mwabayeho zimeze zite? Ntabwo wakwita ku byingo z'iki gihe. Ya mbwira tujye tumenya ibyacu iby'abandi. Ubwo n'ubundi nanjye haturaza kuvuga yuko hari izindi nshingano mfite hanze. Ariko zanaba rero se ngenda bizi ngo aho wirirwa hose tuba turi kumwe. Wasanga ubwo nciye ku ruhande bari kuvuga umugore wa hariya ejo naho nzajya acaho bati dore wa mugore w'umugabo wirwa usigaye araraho bw'ikege. Umva rero reka nkubwire ibyo bintu byo kujya ubyuka ijoro ugiye ngo kumva ngo amakuru ngo y'abantu ngo bavuze runaka ngo Kayitesi ngo n'abandi bagabo, ibyo bintu si byiza rwose. Kwirirwa mu muhanda icy'ingenzi ni kimwe. Nakubwiye yuko ibintu byiza ari uko niba ugiye ku isoko genda ugiye ku isoko, ibyo abantu bavuga si bikureba. Ese nzajya ngenda nafunze amatwi? Reka ushobora no kumva ariko byibuza ku buryo utabihereza agaciro kuko nk'ubwo. None se ngiye kunera umvaga bari kuvuga umuturanyi, nari kuvuzwa n'iki kubyumva bari bava. Byibuza bari kuvuga umuturanyi bavuga ko wenda kumuhemukira, ariko ibintu nk'ibyo ngibyo. Ese ibyo byose ukumuhemukira arimo umugabo avuga ko ajya gutwara umugore w'umugabo mugenzi we. Urumva nyine n'ubundi atari ukumuhemukira. Ahubwo rero umva nkubwire. Ahubwo ngenda aza kwegera Kayitesi. Mubaze ibyo bintu harimo nimubaze n'ibyo bishoboka ari byo. Ukanu nako ubwenge ahubwo utekereje. Buriya kuba wagenda ukegera umudamu mugenzi wawe ukamugira inama ni ibintu by'ingenzi, kuko kugira ngo wumve amakuru y'umuntu n'ibyo bari kumuvugaho byibuze ugenda umwegere uganire nawe. Numara kuganira nawe umuhereze nusanga ashobora kutakwemerera kuko ntabwo yakubwira yuko byanze bikunze ahora n'abo bagabo bibaye ari ukuri, ntabwo yabikwemerera, ariko byibuza ukora uruhande rwawe noneho bimunanire kwifata cyangwa se nyine yifate abane n'umugabo, kuko naramutse abuze uriya mugabo bishoboka ko yabona n'abandi, ariko n'ubundi n'abandi azabona ntabwo azabana nabo kuko uriya mugabo nge nzi yuko uriya mugabo yitanga. Umwarimu aragerageza. Rero Kayitesi hari ikintu atazi, arabona abo bagabo bamushagaye akagira ngo baramukunze, kandi bamukunze kuko babona afite aderesi. Erega ubundi buriya ziramutse avuye muri ruriya rugo akagenda akagisanze uwo mugabo waba ureba ko amarayo n'ibyumweru bibiri. Nicyo nshaka, buriya ikintu nashaka kukubwira, buriya amasazi
atuma ahantu hari inyama cyangwa hari umwanda. Nubona abagabo bakwirukankaho, uzamenye yuko byanze bikunze hariho icyo wabaye, mbese hariho uburyo wahindutsemo abantu bari kukureba bitandukanye n'uko wari umeze. Kandi reka nkubwire yuko igihe bazaba bakwirukaho buriya hariho akantu keza nabonye. Iyo uri umugore w'umugabo, abandi bagabo bagatangira kujya bakwiruka inyuma, ikintu baba batekereza nta kindi, nuko baba babona yuko byanze bikunze uri icyo ngicyo batekereza, kuko umugore w'umugabo ahabwa agaciro. Nanjye nibyo nakubwiraga rero buriya. Nibyo yandi bakubwira nti Kayitesi biriya ari kwigira nuko babona hari unaramuka yihenuye kuri uriya mugabo kuko nibyo n'ubwisha aribyo. Akaramuka yihenuye. Aha data nakubwiza. Nyine buriya rero ntago azamara n'icyumweru atayicujije. Kayitesi afite kwereka bari abagabo yuko hari hahari kandi ahishimiye. Naho ibyo kuvuga ngo agaha okazi yabo bandi bagabo, byanze bikunze finally bizarangira avuye muri ruriya rugo, kandi bishoboka ko atazaba urabona Kayitesi ni inshuti yanjye, ntabwo nakumva ibintu nk'ibyo niba byaranabaye koko ngo mbure kumwegera mubaze mbe nanamugira inama. Nibyo nakubwira. Kumugoroba ndi bumushake, kumugoroba ndamushaka mubaze mwumve nimba ari byo. Gusa nawe wegera uriya mugabo umuganira ko ntumubwire ibyo bintu nakubwiye, dore y'abagabo ibyo nakubwiye. Reka da, ubwo wowe ubanza ugenda uganira na Kayitesi, noneho wumve n'ikimuvamo, umuhe n'ubwenge. Noneho uriya mugabo njye naganira na buriya njye nkahita mubwira ati hariho amakuru ndi kumva. Oya ntabwo ugenda umubwira ngo hariho amakuru, ariko uragenda ukamuganiriza ukamubaza amakuru mu rugo rwawe. Buriya abagabo ntabwo bari yapfa kwihishira, iyo hari ibitagenda uri umugabo mugenzi we ahita abikubwira. Nimba koko ayo majoro Kayitesi ayataha nabyo arabikubwira, cyangwa atanataha nk'uko numvishe babivuga. Nanjye ndagenda negere Kayitesi mubaze, ashobora kubinyemerera cyangwa ntabinyemerera, ariko ntabwo areka kubinyemerera. Ndabimubaza. N'ubushuti muba mufitanye. Oya Kayitesi ni inshuti yanjye, ntabwo areka kubimbwira. Okay, sawa rero amahirwe masa. Ubwo reka mbanze ngira utuntu mba ndi gukwakwanya hano ntunganya, kuko mu kanya buriya ngiye kujya ku kazi. Ni ubwo ku kazi utariye? Ese nariye uko twari turi mu giparugu mpaka ndaza gushaka ukuntu unywa ka cyayi mu ntuza. Oya ntabwo wagenda utariye, kanze gutegura iki cyo kurya. Kanira si imihanda kabisa. Yo, Erike. Abuba bro. Nize fresh. Assalamu alaikum bro. Alaikum assalam shumi. Wallahi. Abuba isirabika ko wahindutse. Bani ni misigira nabi shumi. None se Abuba, ubu wari uri kuva he se ujya hehe ko mbona mbona papa rakaritsiye shumi. Papa rakaritsiye ugiye hehe se urimbura mukoro? Ndimo ndakata imihanda shakisha ibintu by'iki n'iki. Ushaka ibintu by'ikineke. Ariko Abuba ko nabonaga twigana wari umuhanga, nkambona wagira ngo usigaye unywa n'ibitabo. Abuba rero ukuntu usigaye ungana bite? Ibintu byararabuye bro. Gute se byarabuye gute ko mu kizami cya leta twasoje ikizami tutatuburana kuriya? Mani ni ibicwa gusa gafone nakoringa gute shumi. Namba yawe no. Nayo fo. Niza mvugo usigaye wivugira ngo fo ase bubu bundi usigaye muri leta abo bundi. Ubu andebye mani mbona mu watabishumi. None se ureba warananutse, duheruka wigana uri umwana w'urusokoje uri kuri smart urumva. None rero ukuntu usigaye umeze Abuba awe mani ndabona byaraje gucamo agati byangwe drip ewana. Imva byaje gucamo nyine ko naje ngiye gusoza ari ahita mbona akazi. Ariko ko baravuga ngo ubwenge bupfubusa, ubwenge wari ufite ngo koko pe bwaragiye. Hano ubushobozi bwarabuze, burya yigiye twajyaga muri examen nabonye kuruse, ariko kujya kwiga byaraheze. Byaheze gute se ubushobozi? Mani famiye yanjye ibintu bigasa ukuntu tubaciriritse. Yego ibicwa byarabuze nyine bita nkwanga.
uhita ukwama kujya kwiga se mperuka mu Rwanda kwiga ntabwo bigombera ngo kuba ufite ubushobozi burenze ahubwo wowe ikigaragara bw'ubacishwa wumve ikigaragara wowe umeze nk'aho wahisemo inzira yo kunywa ibitabi nyine ureka kwiga kuko reba ukuntu umeze mani buriya itabi biranyorohereza mani akababaro kakagabanuka ahubwo kararyongera ubundi iyo mfashe ku mwotsi mba numva ntuje shumi shabuba reka ibyo tubireke wallahi none se reka njyewe nkwa ahubwo nari ngiye nakubajije hari umukobwa witwaga Ines shumi yaje kwemera urumva yarandaburije shumi burya yego yabonye agatara katse yagiye nka za hene shumi ubu ngubu yaguteye iw'inyuma uw'inyuma gusa se wo bwo kubanza yankubise n'umuntuza none se ubu ngubu famiye yawe imeze ute muderukana burya ku ishuri mani ibintu bya famiye bitewe n'ukuntu ibintu by'inkoni n'iki nta nubwo tuba duherukana ubu ngubu ntabwo heruka iwanyu ubu uri kuba mba muri isiti ntarasa nibyo bintu byanjye ubu ngubu nyine tu apopo ubuzima ubayeho ntabwo ari sawa nasi utarashirije shumi njye nabonye akazi hari umukire utuye hano mu gipangu cyano hepfo kwa Gakwandi hano hepfo yo mani araboro nari umuzigo shumi ariko sinzahibagirwa n'amateka wowe wibye ya moteri ya modoka yari yawe se oya ntabwo yari iyanjye yari iramukire ahubwo mani ibyo bakire natwe tugomba gufata none se tuzatungwa n'ikishuba ubu so n'abatazagufunga ahubwo se nta zindi boro ziri abuba ntabwo nakurangira ngo ugiye kwiba abuba umuntu nkawe twiganye oya sinagufasha ibintu byo kwiba ahubwo nagufasha nkakurangira akazi ugakora ukavamo umuntu w'umugabo ukongera ukabyibuka ukamera abuba wundi twari tuzi uri umutese hano umwotsi se wansigira shuba wallahi abuba imbere y'Imana ngiye sinakugurira itabi kuko abuba njyewe uri inshuti yanjye ikintu nagufasha umuntu wanjye n'iki nta n'ijana nagwa kuko nese no mu bitekerezo by'abantu biri ni ukunywa itabi ni ukunywa ibiyoga ni ukunywa iki ese kari bwo buzima shuma urabona ntabwo ari bwo buzima ahubwo we nibwo wahisemo urumva bobo wowe byaranze neza ibintu byo mu ruzungu birakuyoboye mwana ruse nkanjye nyina boba shawara turi kumwe ariko nanone ntabwo n'umuwacu utamaye nimero wenda ukoresha nubwo nta gafone ariko nshobora kukabona umunsi cyangwa n'ejo 3 9 8 7 okay abubu ubwo nyine turi kumwe tu nari frere sabuba uko ndi bose 10 brother sawa mana we buse nindi umamagaye koko wasanga ari nkoto wirwa unzengereza uriya mugabo nawe Yesu abuba shiri umeze ute mana we umva nari nkukumbe uzibazo nari mfite uzi ukuntu nkoto yanzengereje ntabashe no kungura smartphone ni gatushirirwa idunda mana we nguraje dusohoke gusurangurira iki nkoto rwose ntaga magije nta nubwo mukeneye mu buzima bwanjye abuni werega nsigaye nikundira ayo makuru sura yafite naribi ngwino tugende pe sha ndarya inkoko pe igo n'akamusteri wenda nta kibazo bitwaye umva we banguka ndabizi neza ibibazo mfite ugomba kubinyemurira kuko nkoto ngiye kumujugunya nimba ari mu rwobo nimba ari muri puberi sumbaze oya ngomba kurusenyere guriya nta mugabo urimo ntacyo amaze ni ukumubona agenda mani yabubuze ukuntu nkwemera ariko ni uko utabizi wowe gusa mani rega nkoto umva ni agasaza ntacyo ashoboye pe sha abu uzi se we ntari bigusuze kuza gusubira n'ingi nzu ahantu heza twahurira we gusa we ntaho uzi koko ntari biturahurira kwa Kiruhura sha umfa maze naraye nkurose uzi iyo ndyamanye na cyankoto cyanjye umva sinzira ndarana umunabi man umva ni ibibazo gusa ingo ziragwira zo muri no minsi umugabo nahuye nawe umva utwo n'abandi bose
okay sani hari rero ndagukunda kandi ndagukumbuze duhure. hariho n'ubushyuhe hasigaye hari ubushyuhe bwinshi cyane mbega ahantu hashyushye we kwa jina kahita se ku rusengero ariko abantu b'iyi minsi ntibakigira isoni n'inkuru namwumvishe ejo bundi ubu ngubu yaje mu rusengero ni ukuza kujijisha imana ni ukuri kamwegere mubaze icyamugeze mu rusengero. Yesu we mama Uko se kayite meze neza biteze sha biraho pe biraho kayite nagushakaga urebe ugira hino tuvugana. Mbese madamu waje gusenga uri kunjyana bikoze amakuru ni meza umugabo n'abana baraho umugabo n'abana bari aho bameze neza. Kureba njya ngo nambaye nk'ibyenda byawe wambaye twebwe twarisobanukiwe we sibyo nagushakaga dore ejo mu gitondo navuye kuvoma inkuru ubwoko kireba bambwira ngo kayitesi bambwira ngo kayitesi wihananiranye basigaye bamurarana ibicuko abandi bagabo bikoze kumera ufite abana bashatse ufite amabyara byaje kukugendekera bite kugira ngo umva madamu ntabwo ndara amajoro ahubwo ni ugushaka nabi uzi umugabo ufite hariya ntiyakugura igitenge ntiyakugurira inkoko ntiyagusohoka mbese ngo guma mu rugo ngo woze ibyombo ngo ugire uti nimba yarambonyemo covid ngo ngume mu rugo nariyibagiwe. niko se wokabyara abo bakuraza ayo majoro ibyo ngibyo byose barabiguhereza ntabwo bandaza amajoro ndavuga ko ndara amajoro kandi narumvishe inkuru ko reka izo nkuru kandi numvishe inkuru ko ndara amajoro reka izo nkuru ntizibaho gusa ndaba ndara amajoro nkaba nari nzindukiye ku rusengero nza kugira uti hanyuma se ko uwo mugabo wataguha ibyo byose ntabwo mbishira amakenga utangiye umbwira ngo umugabo ngo ntaguhe igitenge bivuze ngo ibyo numvishe nibyo ubifata uko ubishaka ibyo numvishe nibyo ubifata uko ubishaka mama yive we ngewe kayitesi urumva nzi ko nubaka urugo rwanjye nawe uzi ko wubaka urugo rwawe urumva ntabwo rero uje kungira inama yuko nubaka urugo inama rwanjye zanjye ntabwo zikeneye sura ziranyubakara nkuwo turi hariya aranzengereza nkuwo turi hariya aranzengereza mama yive uzi ibibazo murana nabyo reka nigendere hano imana nyagasani sinzi ariko imana ibyumve none si ibyo bibazo waje kubikemurira muri abo bagabo bandi numvishe bakuvugana umva madamu noneho wowe hari ikintu utazi hari ikintu utazi abo bagabo ujyamo simbigushirira ko sinigeze nkubona gusa narabyumvishe abo bagabo ujyamo nibo bahindura bakira bakajya kugusebya mu bandi ibyo rero none se iryo kuzo icyo nicyo bari uri guha umugabo washatse umugabo wanjye nashatse nzi uburyo ki tubanyemo kandi nawe aya ni amakuru wumvishe ntabwo bihagaze uri kundeba urambajije yewe uri inshuti yanjye nari nje kukubaza nanakugiriramo inama nyabuneka have utazisengera mama yive nje gusenga mbabara nigire mu rusengero ibyo bizakuzinduza ko imbaza ikindi gihe kuko nyine naje njya gusenga none se mu gihe ngo ubundi nari naravuze ko nzagusanga mu rugo n'ubundi bizakuzindura gusanze ku rusengero n'ubundi nyabuneka bizakuzindura wijijisha imana n'ubundi bizakuzindura nyabuneka bizakuzindura umva madamu kandi nyamara umva mama uzaza kumbwira ko ibyo bintu nakubwiye byari byo amazi yararenze inkombe mama yive we tuza nigiriye gusenga urumva niba nawe ugiye gusenga nari tugende tujye mu rusengero ibindi uzayimbaza byakuzindura nakugiraga inama mu gihe inama zawe n'ubundi ndagende gisengere nta kibazo gitwaye kandi wari ufite ku wanjye umugabo yarakunyuze nanjye wanjye arampaje nganze njye kureba moto ku ishuri ndebe ko musangayo. yewe moto we ubonye ngushaka sana muvandimwe wanjye ngaho umeze ute papa yive gira amahoro gira amahoro gomeze ute umeze neza ubu mvuye mu rugo nje kukureba aha ngaha ni amahoro se ni amahoro nyine hari ibyo nashaka ngo tube turi kuganiraho ahubwo twaba tugiye hari ahita ndabona hameze neza tukaba tubiganiraho ubaye utari ubuze
muze n'iki duhuriye mu nzira ndimo gutaha nyine nanjye buriya navuze ngo nze mu rugo n'ubundi nze ngurebe hano nyine nagira ngo hagire ibyo tuganiraho bishobora kugira ariko ubaye udahuze twajya birakomeye by'iki gihe birakomeye wahora n'icyo wa mugabo birakomeye cyane rwose ni ibindi bindi utagira ngo ni bimwe byoroshye aha ni ibindi bindi kabisa no kubona umuntu agenda imbere yarashize hawuzingi biba bitoroshye nyine aha ntabwo biba byoroshye muvandimwe we ni ibindi bindi kabisa dore umva nukwirirwa nirukanka uvuye kwigisha ngiye kugenda ngere mu rugo ndebe ukuntu bimeze nubwo biba bitoroshye muvandimwe we yego gusa nyine muri ubu buzima ntabwo byoroshye muri iki gihe ariko byibuza nyine ariko hariho ahantu wenda ukurikije igihe twaviriye ku ishuri kandi ko tumaranye igihe nyine ndabizi muvandimwe ndabizi mu by'ubu buzima ahubwo nyine nagira ngo buriya hariho amakuru nyine ngenda numva n'ibyo ngenda mbona kuru yego nonese abantu rega buriya ikintu nabanye muri iki gihe umuntu ashobora kukwima ibiryo akaguha amakuru yego anyerekeyeho njyewe se ya nyine ashobora kuba atakwerekeyeho gutya nyine wenda ngo nkawe wenyine ariko yerekeye ku muryango wanyu nyine nibyo nashaka kubwira ese nanje kukubaza ese buriya muri iki gihe mu rugo nyine ukurikije nyine ukuri kubona mu rugo mubanye ubu ndirirwa nkubwira do yo n'umwana nose se ese byaje gukomeza aho twaviriye mu rugo ubu si misitiri urabona bisa urabona biri gusa ngaho nawe nyine ubwo igisubizo ndakiguhaye nawe reba ubuzima asigaye ndimo buriya nyine cya gihe twari twavuye mu rugo tusiga tubiganiriyeho nyine tuganira uburyo nyine tubabwira uburyo mwakwitwara ese nyine byaje gukomeza nyuma yaho umva nta cyahindutse madamu ni kwa kundi ubu mbese ndi guhangana n'ibibazo umunsi ku munsi none se mbigenze hari umwana ari nyina ntabwo ndibaza niba mbure nyina mbure n'umwana ukoreka buriya ufite inshingano ihambaye buriya yego ndabizi yuko ukora cyane kugira ngo umuryango wawe ubeho ariko n'ikindi buriya uriya mwana nawe ntabwo ukwiriye kumuterera nyina kuko nimba byanze bikunze nyina yarananiranye uriya mwana nawe ufite gushyiraho igitsina ariko se reka nkubwire muvandimwe sibye ko n'amasambo arimo kugenda acika sibyo ni gute niba umugore atameseye n'umwana ntamesere ibyo numva ari ibintu nyine biba bitoroshye ariko nyine byibuza ngayo nguko rero ahubwo byiza wazasura mu rugo yenda tukaganirira hamwe nibyo byaba byiza urumva ko byaba byiza n'ubundi kubera ko n'ubundi umudamu wanjye n'ubundi ari inshuti y'umudamu w'iwawe byaba byiza cyane tukazaza hari icyo byatwara ahubwo ako kantu rero ako kantu kuko ngiye kukubwira yenda wakumva uruhande rumwe sibyo ariko muvandimwe niba unkunda girira gutyo usenge gusa cyokora uri umuntu w'umugabo cyane kuko n'ubundi ujya ugomya wihangane tu urakoze cyane buriya rega muri iki gihe kubaka urugo ni ukwihangana ubwo mbese ni ugushinyiriza arega narwo ni ishuri wa mugabo we narwo ni ishuri ubu ndi kwiga reka nkubwize ukuri buriya amashuri twize ahashize ariya yari ayo kugira ngo twihugure mu bumenyi ariko urugo ishuri rya nyaryo ni urugo mva gushimira ko nkomeza muvandimwe gushimira ko nkomeza maze rero ndabona amasaha ari kumfata mbabara ngende ibyacu urabizi yuko ni kuri gahunda ni amasaha sibyo turi kumwe kabisa tuzavugana sibyo yego tuzavugana kuri telefone sawa ngo nanjye reka nkomeze njye ku rusengero yego